Reka nongere mbaye ikaze rero, karibu mbahaye ikaze ku ijambo ry'umwimerere Germain Muhirwa. Shalom Bashem Elohim Eloheyi Avraham Yitzhak Yaakov Muhirwa ba Yeshua HaMashiach. Maze anachnu kholochim lilochot hayom. Tugiye kureba iki uyu munsi? Babuloni iraguye. Amerika Babuloni iraguye kandi igihugu cy'Imana kizano kigiye kwigaragaza. Reka tubirebe rero biteye bite. Mbere yuko tubyinjiramo, reka mbanze mbasubize mu izina ry'Uwiteka Imana ishobora byose, Imana ya Abraham, Isaka na Yakobo na Muhirwa, Imana yawe, Imana yacu twese, mu izina ry'umwami wacu Yeshua HaMashiach, benshi bita Kristo. Reka nkubwire nti karibu ku ijambo ry'umwimerere none, kuko iminsi ya nyuma abantu bita iminsi ya nyuma iri kugenda yegereza, ngira ngo nawe urabyibonera. Nkuko mbikubwira rero, tugiye kureba ukuntu Babuloni iguye, ariyo Amerika izagwana n'iriya bita Israeli yigize ngo ni igihugu cy'isezerano. Reka turebe ko bizagenda, ariko mbere yo kubyinjiramo reka maze nkubwire nti kanda aho like n'ubuntu kugira ngo ubutumwa bugere ku bantu benshi cyane, ukuri kubohore imbohe. Nkabashimira bakomeje kwiyandikisha muri benshi cyane, nawe utayandikisha subscribe ni iby'agaciro cyane, binyereka ko munyote ukuri amanywa nijoro. Reka dushaka ukuri, kuko uku kuri niho kuzatubatura ukuri kubohora imbohe nkuko maze kubikubwira. Turebe rero ukuntu Babuloni igiye kugwa. Babuloni iraguye. Babuloni iraguye rero, nkuko mumaze iminsi mubyumva. Abantu benshi bari kuvuga bati ese bimeze gute? Yaba Amerika, yaba Israeli, yaba ubwoko bw'Imana, ese ikinyoma cyahawe intebe imyaka n'imyaka cyaba kigiye kugwa ubu ngubu? Reka turebe ukuntu bimeze. Mbere yo kubyinjiramo reka mubwire nti reka tubaze dusome ijambo ry'Imana uko ritubwira. Ibyahishuwe 18 tuve kuri 1 tugere kuri 2. Irimbuka rya Babuloni. Irimbuka rya Babuloni rero, hanyuma y'ibyo mbona marayika wundi amanuka ava mu ijuru afite ubutware bukomeye. Isi yose imurikirwa n'ubwiza bwe. Marayika avuye mu ijuru afite ubutware bukomeye, isi yose imurikirwa n'ubwiza bwe. Arangurura ijwi rirenga agira ati, iraguye Babuloni ikomeye, iraguye, ihindutse icumbi ry'abadayimoni, harindirwa imyuka mibi yose n'ibisiga byose bimwe bihumanye kandi byangwa. Iyo Babuloni rero bavuga yo mu byahishuwe ni Amerika, ntabwo ari Babuloni imwe ya kera ya nyuma ya Ashuri. No, ni Amerika. Ubisomye neza ugasoma ibyahishuwe byose birabikwereka ko ari Amerika. Ibintu y'ubyize ukabyumva neza ntushobora gushidikanya, kuko ubutware bwavuye za Ashuri bwagiye za Babuloni, bujya za Persia, bujya mu Bagereki, bujya mu Baroma, buva mu Baroma buza hehe? Buza muri Amerika. Ubu ngubu Amerika rero ikaba igiye kugwa. Reka turebe nanone mu byahishuwe 14:8 icyo batubwira, kugira ngo bunge muri ibi ngibi noneho tuze tuganire, nkwereka ukuntu Babuloni iguye mu buryo butangaje nko guhumbya abantu benshi badasobanukiwe. Ibyahishuwe 18, marayika wundi wa kabiri akurikira hati iraguye. Urumva ko abamarayika baravuga ati Babuloni iraguye. Babuloni wa mudugudu ukomeye, umwe wategetse amahanga yose, ikawuha inzoga, igasindisha amahanga yose kubera ubusambanyi bwawo. Babuloni yo iraguye. Nta yindi Babuloni yahaye inzoga y'ubusambanyi andi mahanga yose atari Amerika. Ni Amerika rero igiye kugwana na Israeli. Iriya yigize Israeli noneho ubwoko bw'Imana bugaragara. Niyo mpamvu ubona imaze iminsi bibaye muri Amerika bica Charlie Kirk, bishyize ahagaragara, bishyize habona iriya n'imbarutso y'irimbuka ryabo. Twamye twibaza rero tuti bizagenda gute? Kugira ngo wibuke, niba umaze umwanya cyangwa igihe unkurikira, uzi ko neza buriya bwoko bw'Imana bw'abirabura ari bwo buri muri Amerika, ari bo Yuda. Urumva ko ibingibi bitangiye kuguha ikimenyetso simusiga ko ibintu bigeze aharindimuka. Tigute ruriya rupfu rwa Charlie Kirk rwaratunguranye. Rumaze gutungurana benshi ntabwo twari tumuzi, ariko noneho urebye ibyo yavugaga, sinjye ko wenda bamwe bamwita ngo yari umurasiste, ariko urebye neza ugashungura, uriya yari afite misiyo y'Imana yagomba gusoza. Ntago yari umurasiste, ngera kumufata nk'umurasiste, ahubwo yavugaga ibintu uko biri, noneho abantu bakabifata nyine uko bari, bakabiha inyito yabyo. Ngiye niko nabibonye.
ko nanjye nari ngiye kuba mu mutego wo kumwita umurasiste, ndareba neza ndashungura, nabivuzeho ndi amavideo 15 ndashungura neza kugira ngo ndebe ubutumwa yari afite nuko yapfuye n'icyo yazize. Ndeba yari umunyamerika apfiriye muri Amerika, bari kuvuga ko yishwe n'ishyanga ryavuye kure rifite uruhare muri ubwo buhanuzi bwa nyuma, ubwoko bw'Imana buri hariya byose. Noneho mbishyira ku munzani ndareba ndavuga nti iki ni ikimenyetso gikomeye cyane cy'ubwoko bw'Imana ko bugiye kumenyekana byanze bikunze. Kuki bamwishe rero? Amateka yisubiramo nyuma y'imyaka 100 bigiye kongera byisubiremo. Uriya muhungu mu Budage nawe ngo yakuze akuriye umuryango wazamutse ugira imbaraga. Uyu muhungu nawe yarakuriye umuryango warutangiye kugira imbaraga mu rubyiruko. Urumva bihurira? Uriya muhungu wa mbere mu Budage yakoze ibyo yakoze, urumva ko aba bantu ntago bari gutuma byisubiramo nanone, kuko uriya bisheje ubundi yaravuga ati reka tugire Amerika abari izi imbere, tuyihindure, twisubize Amerika yacu, twisubize ubutware, noneho mwebwe abanyamahanga musubire iwanyu, mujye gukemura ibibazo byanyu iwanyu, tubafashirize iwanyu, mutaje kutuvogera. Ejo nibwo natekereje ndavuga nti maze kumva ibintu byose ntabwo bipfa guhura gusa. Urumva ya myaka 100 ishize, 105 hafi aho ngaho, uriya muhungu mu Budage zamutse n'uyu nguyu ukuntu yari kuzamuka barabirebye, baravuga bati no, uyu muhungu tugomba kumuhagarika, byanze bikunze, kuko azaba nkuriya wo mu Budage, kuko ibimenyetso gihamya bitwereka twatangiranye turi kumwe, none atangiye kuvuga ngo tugomba gushyira Amerika imbere, abandi twese tugasubira iwacu tukajya gukemura ibibazo byacu iwacu. Baramurebye baravuga ati uyu muhungu ntabwo tugomba kumurebera izuba. Ibyo ni ibintu nshobora gusobanura nkakwereka ko byagenze, Imana hari ukuntu ikwereka, ariko ntabwo ari byanzanye uyu munsi. Ariko icyo nzi cyo nuko amateka yisubiramo, ari amateka agiye kwisubiramo, ari nabwo ubwoko bw'Imana buzamenyekana. Ndaguha urugero rero, urumva yakomeza bakamureka, yari komeza we avuga ati ngo Amerika izi imbere. Urumva ko avuga ngo Amerika izi imbere, niko bari abantu bari muri Israel bari kugaragara ko atari ubwoko bw'Imana. Noneho bigahita bihura nuko ubuhanuzi buvuga ko Yuda agomba kuzamenyekana muri Amerika, bo bakavuga bati reka tumuvaneho atarabivuga, ariko bakibagirwa yuko badashobora gukumira ubuhanuzi. Ntabwo ushobora gukumira ubuhanuzi. Reka mbigusubiremo. Urumva twese ntabwo twari tumuzi. Yatangiye bavuga ko iri Israel ariyo yamushinze imushyiraho, baramurebye nyine babona n'umuntu uzi kuvuga, babona azi ubwenge, babona ibintu byose, none baravuga ati uyu muntu reka tumukoreshe, noneho uyu muryango we tufatirane kugira ujye mu kwacu. Mu ntangiriro bikunda imyaka n'imyaka, uvuga ko yari amazemo imyaka 12. Imyaka 2 ishize ya nyuma nibwo yatangiye gufungura amaso aravuga aba bantu ibintu barimo ni ibiki ntabwo mbyemeye. Atangiye kubirwanya rero, baramubajije mu magambo ye, uri mu biki, ibintu urimo ni ibiki? Birababaje urebye ukuntu bamupangiye. Ni ibintu Imana ikwereka ibintu kugira ngo baguhe abantu bakugendaho amezi n'amezi, kuri udashobora kubakeka, ibindi nawe wakwiyuzuriza ugakomeza ureba. None rero bihurira he n'ubuhanuzi bw'uko Babuloni igiye kugwa? Abanyamerika bose basaze. Mwebwe sinzi amakuru mubona uko ameze, bose basaze, bari kuvuga bati tugomba kwisubiza igihugu cyacu. Nibwo batangiye gukanguka kumenya ko igihugu cyabo kitayobowe n'Abanyamerika, kitayobowe nabo, ahubwo kiyobowe n'irindi shyanga riva hanze. Bose nibwo batangiye gukanguka. Wibuka n'ura muhungu mu Budage yaravuze ati no, mutwicisha inzara. Nimba wibuka ya note nakweretse y'ama Deutschmark miliyari 100, inoti imwe ya miliyari 100, urayibuka? Niho bigeze. Abanyamerika bari kuvuga bati rero uziko bano bantu ari waduteza ibibazo, niho tujyana mu ntambara. Batujyanye mu ntambara ya Iraq, batujyana mu ntambara ya Afghanistan, batujyana mu ntambara izi. None dore barashaka kutujyana mu ntambara na Iran. Ibi bintu birarambiranye. Bagomba kujya gukemura ibibazo byabo iwabo bakatureka. Niyo mpamvu tumaze kubona ko turababoyi babo
abanyamerika bose bakangutse. None bivuze iki? Wumva ukuntu Imana irakomeye. Imana koko Imana kurakomeye cyane. Ni ukuvuga ngo Imana nanjye nibaza ukuntu bizagenda kugira ngo icyarimwe bari abantu bagaragara ko atari bo bwoko bw'Imana bari muri Israel uyu munsi, noneho n'abari muri Amerika babirabura bagaragara ko ari bo bwoko bw'Imana, noneho na Babuloni Amerika igwe. Urumva bitatu icyarimwe. Imana ni guhita ubona ko Imana irakomeye. Umuntu ubona nk'ubuhanuzi ni wowe rero. Urumva bari abantu bagiye kugaragara ko atari bo bwoko bw'Imana bari muri Israel, ubwoko bw'Imana bw'Abayuda bugaragara buri muri Amerika, Babuloni Amerika nayo ihitigwa icyarimwe, byose bibera icyarimwe uko ari bitatu. Ariko hazabanza Satani ziriya gahunda arimo agerageze ashaka kuzuzuza, noneho Imana nayo igende yorosora gahoro gahoro gahoro. Kubera iki? Kangoye igihamya. Urabona basezera kuri Charlie Kirk bwa nyuma, abantu baje ko bavuga ko baje kuri Kristo, bararira, barasenga, abantu bavuga ko bashaka Imana, bakunze Imana. N'uvuga ngo ubu abantu bose bari mu kuri bagiye gushaka gukunda Imana, noneho nibwo bizatuma abantu bacukumbura kugira ngo bamenye ukuri. Ni ukuvuga biriya bintu yaba Israel bari yabikoze yishyize hanze. Kwicura umuntu bari bazi ko barangije umuntu, ariko bazanye nk'abandi mamiliyari n'amamiliyari. Bivuze iki rero? Ni ukuvuga muri biriya bintu hazava ukuri, niho hazacukumburwa ukuri, abantu bagende bashakisha, none bavuga bati kuko urumva bimaze kumenyekana, bari kuvuga bati ni gute igihugu cyaba ari igihugu cy'Imana kivuga muri Bibiliya, bakabakora ibintu nka biriya. Cyane cyane bibanda kuri za Gaza, kandi wibuka ko Gaza nayo yahanuwe muri Bibiliya. Gaza wowe uzabona ishyano, ibihano bigira ibicumuro 4 wankoreye Imana. Niko ivuga muri Amosi, Imana iramubwira iti genda ubwire abi Gaza ibicumuro mwankoreye 3 cyangwa 4 nkuko Amosi bivuga, nzaba kukumba. Nibwo buhanuzi bahura nabwo. Gaza nimara guhura n'ubuhanuzi, bara nabo bijyanye hariya bazahura n'ubuhanuzi bwo mu byahishuwe 2:9 n'ibyahishuwe 3:9. Urumva ko bigeze mu ikorosi rikomeye cyane. Bimeze gute rero? Tuvuge bara abantu muri Israel bamaze kubona ko ibyo bakoze bwari ubwiyahuzi, bishyize hanze. Bamaze kwishyira hanze rero bagiye gukora iki? No gushaka komeza bafite Amerika ntabwo bazakomeza bayifite, kubera ko abaturage baho barakangutse, bari kuvuga ati no mutuvira. Ni ryajwi rya wa muhungu mu Budage riri kuvuga riti igihugu cyacu mbere ya byose. Urumva ni ya mateka yisubiramo, imyaka 100 irashize nibwo byongeye kugaruka. Imana ni umuhanga ukomeye cyane. None rero abanyamerika bavuga bati turashaka kwisubiza igihugu cyacu, n'abari bashaka gukomeza kugifata bugwate. Niho hazavamo rero gushwana, ubwoko bw'Imana nyabwo butangire bugaragare. Noneho abantu bose barire Yeremiya 16:19. Ni koko twarazwe ibinyoma n'abakurambere bacu, baratubwiye ngo nitwe bwoko bw'Imana. Aba bantu ni bwoko bw'Imana, ko kubona abantu birabura birashoboka. Urumva ko niho bigana gushwana kwa bari abantu b'Abayisiraheli na Amerika, niho hazava kumenyekana ku bwoko bw'Imana. Urabyumva none? Kubera ko bose bazashyirana hanze, kandi ubone ko ubwoko bw'Imana burigaramiye, bwo buri kwiga ijambo ko ari ubwoko bw'Imana. Tugarukira amategeko y'Uwiteka, tubabwire ko ubwoko bw'Imana bwarabirabura. Urabona ko biri kugenda bisoza noneho. Ubu nibwo buhanuzi nyabwo, usibye ko nanjye nashobora kwiyita umuhanuzi, ariko ibyo ubona nyine Imana irakubwira. Nubona ibi bintu uzamenye ko biri kugenda byegereza. Ngira ngo urabyumva noneho. Sinzi aho muri uko mubibona cyangwa ibyo mubwirwa, ariko niko ubuhanuzi bumeze. Nanjye naribajije, ntabwo nabitekerezaga. Ngere mbere natekerezaga gute? Naravugaga nti bizagaragara uko habaye intambara hariya muri Iran no muri Israel, haba intambara, noneho basubiranemo ba Putin na Iran baze hanze, bashyire bari abantu hanze bavuga ngo ntabwo ari ubwoko bw'Imana. Urumva kubera ko bose bahuriye kuri Zaburi 83 bafite umugambi kugira ngo ubwoko bw'Imana butagaragara ko abirabura, babigize ibanga, banze kubivuga. Noneho kwanga kubivuga, ureba aho Imana ikomereye, ba nyir'ubwite ibyo bakoze nibyo bigiye kubashyira hanze, bagaragara ko atari ubwoko bw'Imana. Bashwari na Amerika ubwoko bw'Imana bugaragare ko ari Abayuda b'abirabura bari muri Amerika. Urumva uko biteye? Nkaba nkubwiye rero, komeza utegereze urebe ya myaka 100 amateka ahoraho, abantu ntibige amateka akisubiramo. Nkaba ngushimira rero twabanye, kandi aho like nanone kugira ngo ubutumwa bugere ku bantu benshi. Urumva ko ibi noneho
nibwo bigezaho bishyushye ubuhanuzi butangiye gusimbuka impapuro za Bibiliya buza hanze. Ndagushimira rero ukomeje kwiyandikisha, subscribe ukandeho like kugira ngo ubutumwa bugere ku bantu benshi. Kakubwira nti Imana ikomeze kurinde. Shalom shalom, toda haba tov meyo.